Yeah. Kadafi location. Twagiye. Yo, Gwagwan. Waridu bebe, waridu. Aka ni Agasaro TV. Cyane turi kwisetting hari imbere twatumiye ku Gasaro, ukuntu cyambaye neza, hera hasi ariko bro. Uyu munsi hera hasi ariko kweto we kamera yacu ni original. Reba cyana. Banza umuzamure gatoya ubundi. Reba. Zoominga. Okay. Zoominga reba umwana. Ase pebi imaringe. Imaringe banza ifotoza abantu bagutinya. Agasaro karatwika tu. Tubanza twifotoze bagira n'ubwoba. Waridu banza bakange boy. Dori foto. Dori cyane. Ya. Twebwe turi kumwe na Nyabitanga aka inde Nyabi. ariko njugara gukunda shaho tubwira ubundi nibiri kwiyumva gute rero kuri uyu munsi. Ni ibintu bishimishije cyane ngo yamyarongorwa ngo hari akantu kabayeho ko gusomana abantu bavuze induru ngo babonye bitangaje si ibintu bisanzwe se ku mugabo n'umugore ariko uyu munsi yasaga neza. Bamwe bari bazi kaza yambaye myitandiyo ariko uyu munsi navuga ngo benshi bakunze uko ketchup navuga ngo atari wa muntu ni hina. ubwenge bwawe bukomeje guca bugufi. Akura mugabo arongoye neza bro. Arongoye neza. Yo. Njyewe imbere y'Imana njyewe buno bukunda bukora hano tubukorera ubukwe mu bw'abandi. Duserebeke muri projet z'abandi. Twe twite tubirangiye. hanyuma njugara kuvuga ngo uriya mugabo arongoye neza. Uriko Imana cyakoze abonye umugore ntago abonye umugore. Wivunikaniza ibintu ntabyo nzi. Njuga dusubiriza uwo muntu wanditse ikomeye. Sharia ni ngo umuntu ari gukaba. Uwo Mwisilamu yavuze. Abisilamu bose bakora ubukwe nka kuriya ketchup ntacyo atakoze. Nta nzoga twanyweye, nta kantu kahiye twanyweye amafanta gusa. Fanta rero ikurinda yanganya. Biri no kundya mu bice bya hano na amazi. Kitanye kweka Damuru sishiti yawe. Damuru yaruha ibiryo. Bro, akigera hariya mu bukwe. Yabwo ati kabo nago njya kwicara hirya iriya nge. Ngo ndegera hano hafi. Yicaye mu impande ya yabifi. Ketchup n'umugabo bagiye kwarura. Nakabwana ntagiye. Imbere y'itangazamakuru. Niwe wagiye nyuma ya ketchup nakubuze. Imbere y'itangazamakuru rya Agasaro TV. Yewe uyu mukobwa ndamukunda kandi Damuru ukurikira Damuru akurikiraho. Ubundi mu buzima abantu mukurikiranye Agasaro TV icyambere ni ukurya. Waje mu bukuje kugira ngo ugire ubuzima buzima. Iyo umuntu yagutumiye mu umuvumbyi mwiza yiha umwanya. Twe twagiye kuvumba tuba turabyina. Badura ubungoro maninga bwo Rwanda ntabwo ndurugamo rutanganyita baturiya muntu azi kubyina. Perezida bavumbye ukuntu yanyuraga hambwira. Perezida bavumbye nuri. Ramazani ukuntu yanyuraga hambwira bamenye. Reba ukora agaco kavumbye samwirundaho. iki kibazo ndagifite. Kuki mama savataje mu bukwe niba mutagira ifite. Dore baza boss nguriya. Oya boss umutunzi nako. Kuki mama savataje hano mu bukwe. Hehe twebwe abatariye ni mwamenya nanjye mumbwire sindarye. Muri reception. Nonge kubaza ibyo kurya ko natura uyu nazi nuko byabyo twahuriye mu nzira. Gasaro TV. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 Swatas in your services. Kadafi location. Twagiye. Yo, Gwagwan. Waridu bebe, waridu. Aka ni Agasaro TV. Cyane turi kwisetting hari imbere twatumiye ku Gasaro, ukuntu cyambaye neza, hera hasi ariko bro. Uyu munsi hera hasi ariko kweto we kamera yacu ni original. Reba cyana. Banza umuzamure gatoya ubundi.
reba zoominga reba umwana ase pebi imaringe banze ifotoza abantu bagutinya agasaro karatwika tu tubanza twifotoze bagire n'ubwoba wardu banze bakange boy dore ifoto dore cyane ya twebwe twiyenzaga mu kiganiro cy'abandi ariko reka dusubize nyiri ikiganiro tumuhe ijambo bafite ibibazo byinshi byo kubaza abantu. Abakunzi bacu ndabasuhuje aho muri hose mu mpande zose z'isi, mu Rwanda, East Africa na diaspora, ndabakunda cyane. Turi kumwe na Nyabitanga aka inde Nyabi ariko njugara gukunda shawe. Juga ni inshuti yanjye hafi. Njugara ni inshuti yawe? Juga ni inshuti yanjye cyane. Umeze gute? Ni amahoro. You look good. Thank you. Wambaye neza kabisa. Merci. Witabiriye ubukwe bwa Ketchup. Bwajyariye. Bwajyariye. Turi ku musigiti wo kwa Kadafi. Naringeze ahantu turi naguhazi. Oya mpise mpibuka. Hanyuma nenzi kuno munsi mbona look wisize makeup kabisa. Ihwana zimwe za danje. Shawe ibyo bintu bya makeup ntago ari ibintu nshoboye cyane. Nakoze ibyo nshoboye. Cyo kora uranunguye numva guno mutsi nkubana na zango yizimeze gutya. Ukambura no mugakweto karekare mu gakanzu kagufi. Mu gakanzu kagufiya cyangwa agapantaro nyine kari sexy. Ariko uyu munsi kabisa ura looking good kabisa. Bijyanye na verne yawe. Merci. Hanyuma uyu munsi uriyumva gute umushuti wacu wawe wanjye ndetse n'uw'abanyarwanda? Navuga ngo yarongowe. Tubwira ubundi. Kwiyumva gute rero kuri uyu munsi? Ni ibintu bishimishije cyane ngo yamyarongorwa. Cyane. Ni ibintu bishimishije. Urumva iyi ni intambwe ngira ngo bamwe mu bakobwa benshi tuba twifuza, nubwo naje gusanga atari twese tubyifuza, gusa kuba byifuza iyo bino byifuzo byawe bigezweho kiba ari ikintu gikomeye cyane umuntu ashimira Imana. So turashimira Imana rero ku bwa Ketchup, ndananezerewe cyane. Imana isigaye igenda bimufashamo n'umuntu mukuru. Ni cyo kintu cyagutunguye kuri uyu munsi we? Cyantunguye kuri uyu munsi we? Uko wiyumvishaga tubwire. Wiyumvisha ko ari umunsi uzaba umeze gute? Sha rero nta kintu na kimwe ngiye cyantunguye kuko twari turi kumwe mu minsi ishize nari mbizi n'ubundi uko ibintu bizagenda, nta kintu na kimwe rero cyo cyantunguye kabisa. Hari akantu kabayeho ko gusomana, abantu bavuza induru ngo babonye bitangaje, si ibintu bisanzwe se ku mugabo n'umugore? Nese ko bari bamaze kumusoma byari bitwaye baramumuhaye aramusomye, abantu bamumuhaye baratangaye, ibyo nabyo ni jalousie. Ni jalousie n'ukuri. Hari uwavuze ngo ntago bimenyerewe ngo imbere y'ababyeyi ngo gusomana kuriya ni bya danje se nkawe Nicole? Ngewe kuri ngewe rero biterwa nyine ababyeyi b'abantu n'abantu bagiye bakurira n'imyumvire yabo bitandukanye. Ushobora gusanga abo ku babyeyi babo ntacyo bitwaye, uwo wabivuze ku babyeyi bo bifite icyo bitwaye. So niba ba Ketchup babikoze bari bamakinze sure ko nta kintu bitwaye. Hanyuma navuga ngo ni umukobwa uzwi cyangwa se ukunzwe n'ubundi mu buzima busanzwe, ariko uyu munsi yasaga neza. Bamwe bari bazi kaza yambaye nyitandiyo, ariko uyu munsi navuga ngo benshi bakunze uko Ketchup navuga ngo atari wa muntu idini se nituri ku musigiti. Idini hano turi ku musigiti kwa Kadafi. Urumva ntago yari guhera mu gitondo. Ariko ntabwo ari mbere y'abasilamu njuga. Ntago ahera mu gitondo wambaye sharia yazambaye hano ku musigiti. Sharia yazambaye hano mu musigiti. Ariko imbere y'amaso y'abana. Imbere y'amaso y'abantu yagombaga kubiyereka, kabereka ubwiza bw'umudamu. Ukareba n'iriya ihina ni wayibonye se kuko utari kwivuga yisizaga hina kameze hano mu mugongo. Ni hina bamusiga. Ni hina. Ubwenge bwawe bukomeje guca bugufi. Ya ni hina niko babigenza. Akura mugabo arongoye neza bro. Arongoye neza. Yo. Njyewe imbere y'Imana njyewe buno bukunda bukora hano tubukorera ubukwe mu bw'abandi. Duserebeke muri projet z'abandi. Twe twite tubirangiye. Hanyuma njuga ari kuvuga ngo uriya mugabo arongoye neza. Icyo kintu nakivuga iki ngariye neza mu by'ukuri. Kuri kw'Imana cyakoze abonye umugore ntago abonye umugore. Dutandukanyiza umugore n'iki? Habaho umugore hakabaho n'umugore.
umugore aba ameze ati umugore nyine ni umugore w'umutima, umugore mwafatanya, umugore ni wa wundi witwa umugore ariko mu by'ukuri nyine agoye, nyine adashobotse. Yego. Ni mu kinyamu. Hano ari comment ivuga ngo ndishimye cyane ariko Ketchup ndamunenga ko atambaye sharia yubahirize idini rya Islam. Abantu bashobora kuba babibonye nk'ikibazo cyangwa se bamunenze, kuri twebwe wa mugani yagomba kwerekana ubwiza bwe. Uwo muri amusubiza iki? Rero uwo muntu ntago namusubiza kuko hano nabona ibyaha nazabona yambaye sharia. Hano yambaye sharia, mu gitondo nta sharia yari yambaye ariko ubu ngubu yambaye sharia. So bira rero ni kaze ntago tubana na Jariya. Reka mbaze ngo bazavuga ngo ntago uri kumbona. Mvemo noneho. Ntacyo bitwaye ariko hari comment yanditse ngo kubera iki Ketchup atambaye sharia. Wowe urabyumva nk'ikibazo, gira ikintu usubiza uwo muntu. Wivunikaniza ibintu ntabyo nzi. Njoga dusubiriza uwo muntu wanditse comment. Sharia ni ngo ndanenga Ketchup katwereje ngo umuco w'idini yacu ngo ya Islam ngo wanditse comment nyine idini ryabo rikora ibiki natubwire. Ni umuyisilamu. Ntago man uwo muntu ari gukaba. Uwo muyisilamu yabuze. Abisilamu bose bakora ubukwe nka kuriya Ketchup ntacyo atakoze. Nta nzoga twanyweye, nta kantu kahiye twanyweye amafanta gusa. Fanta rero ikurinda yanganya. Biri no kundya mu bice bya hano na hano. Amazi Fanta zirinda kunywa. Nenge kamanya gukubita kabye. Umva bita njuga ngabasa nenge kaje kubita kabyeri. Nagenda bari kubashaka hariya. Yo gushaka no kurabyeri. Mwabanje mugasetinga mu musigiti kabo. Hanyuma tubwire Nyabita, wa mugana ati inzozi z'abakobwa bose ntago ari ukurongorwa. Ubundi wabona icyo kintu gikwiye kuba umuntu yavuga ngo ejo bundi Yolode Queen navuze ngo ngewe ngira ngo arabibonye. Ikihutirwa si umugabo, harimo n'uwo wita Miss Jory nawe ati ntago navuga inzira y'umuburi mukobwa wese ari umugabo. We icyo kintu cyumva gute? Rero ngiye ku ruhande rwanjye ntago ngiye kugenda ngo ntigire umukobwa ngo nzanibera umugabo. Bitangura kumubaza ibintu byinshi narari yaje twinze. Kuri mubona narari. Nariba ntago nakugure Fanta juga. Fanta yo wayinguriye. Akore. Sinzi mama mutafashe footage. Kabo ngirane tubwire. Damuru ishitanye kweka Damuru sishiti yawe. Damuru yaruha ibiryo. Bro akigera hariya mu bukwe. Yavuga ati kabo ntago njya kwicara hirya iriya nge. Ngo ndegera hano hafi. Yicaye mu impande ya bifi. Ketchup n'umugabo bagiye kwarura. Nakabwana ntagiye. Nakabwana uzanye mbona nyuma ya Ketchup n'umugabo we ngo. Bro nanye by'umwanya baciye kuba field no field. Nize ugera live kuri Fine Media. Babaciyeho rwose. Urabeshye. Nafashe Damuru we video ye murayisangaho. Urusane rwa danje ya nibihaza n'amateke. Muri make. Abakobwa b'ibyo byiza bro. Nyine ndavuga bashiyo bya giturage nyine byanota babakirye babasirimu nyine badakunira by'amavuta. Bateka igihaza, bateka n'amateke. Je rasi ntabirya rero. Niririye umuceri n'ifiriti. Damuru we byose yarunzeho. Na salade ntazi yariyo. Byose yarunze ariko Damuru muri make Damuru byamuguye nabi yagiye kwa muganga. Bararyamye. Ngo aragaruka muri reception yaje kongera. Muri make umutwe umva Yabita umutwe nkuru no kuvuga ngo mu bukwe bwa Ketchup Damuru yaruye ibiryo byinshi agwivuta. Damuru yaruye agwivuta yagiye kuryama agaruka muri reception. Ariko turaza gukoresha interview. Damuru tumushaka. Gukoresha interview akako arashinjwa kuri. Arashinjwa bije. Rero uyu mukobwa mubaza ibintu bikeya kuko nago yariye. Nuze kumubaza ku bintu by'ibiryo cyane kuko nago yarabibona araza kubona ibyo muri reception. Dore ngo n'uyu yari mu bari ibiryo bye. Yo kuvuga imbere y'itangazamakuru. Imbere y'itangazamakuru rya Agasaro TV. Yewe uyu mukobwa ndamukunda kandi Kabwana nimba mubesha nanyomoza. Kabwa n'umuntu wari ibiryo byinshi ngo mukaga Ketchup. Damuru. Ukurikiraho Damuru akurikiraho. Ubundi mu buzima abantu mukurikiranye Agasaro TV icyambere ni ukurya. Waje mu bukuje kugira ngo ugire ubuzima buzima. Iyo umuntu yagutumiye mu bukwe bwe nturye. Urumva ubuhemutse. Kabwa ikibazo cyabayeho ni kimwe ngo mwaciye kwa Fedoneri ngo n'abageni ngo mwarura twebwe impamvu. Urumva twebwe impamvu. Do arimo aranyanduza wabibonye
n'ubundi abantu baje mu mudasa neza muranduzanya ubundi twebwe wamenye ko twanabyina urumva umuvumbyi mwiza yiha umwanya twe twagiye kuvumba tuba turabyina kwadura ubungo rumaninga bw'abarukana ntabwo ndurugamo rutanganyita baturiya muntu azi kubyina ndangije nariye mu bambere ariko Damuru namubwiye nti tugende ako uca no kubageni nyine kugira ngo Damuru arye ndabeshya delegation ya Damuru kugira ngo agere ku biryo ndabeshya niho uri kiyongozi ariko uyu nguyu nawe twari twamubuze gira icyo uvuga icyo navuga no kuri umuvumbi yabigize umwuga ngo Damuru ngo yaruye none yagwivute yagiye kuryama Damuru yaruye ibiryo najya mureba nkamubura nashaka na Jumeri gaca hejuru y'ibiryo umuntu nkamubura ubona uruhara gusa ko nguri hano kobwa yambaye neza Damuru ku giti umukobwa yambaye neza twaje tumuhe felicitation none dore president w'abavumbi oya se kandi ni president w'abavumbi umuntu yabuze n'igituntu yumva se yambwiye ngo nizi ngenda munyenyeri nge kurya mbere shawura ari president w'abavumbi ukuntu yanyuraga hambwira president w'abavumbi nuri Ramazani ukuntu yanyuraga hambwira bamenye ngo mwagize ishyari ngo kubera ngo ndi mu bageni ngo turi kujya kwarura mbere ibintu nk'ibyo ngibyo abavumbi nabonye uyu munsi cyane nge nyine utari umuvumbi na nyirabitanga aho buri bose bavumbaga Ramazani yambaye neza bamenya kabisa utabara Ramazani bakamuyoberwa bamenye hanyuma dusoza Nyabitagira icyo ubwira Ketchup ndabizi ikiganiro azagikurikirana icyo nabwira Ketchup felicitation Ketchup ndakwishimiye cyane noza ese ubundi byayo ni ryari byanjye rero buri uretse ko nyine Nyagasana kibirimo ndabona rwose dore bamenya hariya hirya kare ni agaco k'abavumbi reba ukora agaco k'abavumbi yesa mwirundaho mubwira ijambo rimwe ijambo rimwe nabwira Ketchup rero Ketchup felicitation ndamwishimiye cyane nukuri yembwira ijambo rimwe Ketchup yakoze ndatabazagize kumva uri umukobwa Ketchup yarongowe undabizi ko ufite ifitina icyo ni fitina afite bro ngenge kubaza iki reta Ketchup felicitation sheri kuki Ketchup kuki mama Savana nabonye hano mu iki kibazo ndagifite kuki mama Sava taje mu bukwe niba mutagira ifitina dore mubaza boss nguriya oya boss umutunzi kuki mama Sava taje hano mu bukwe ntago ngiye mbizi ntago tubana nanubwo twavuganye nago namenye impamvu ziwe ngiye mfite ikibazo nibwo kiza se dufite oya nariko mfite ikibazo kuki mama niba atari fitina kuki mama Sava taje mu bukwe ntago mbizi ashobora kuba ari bunazi ubukwe ntago burarangiye ntago turarira hehe twebwe abatariye ni mwamenya nanjye mumbwire sindarye muri reception nonge kubaza ibyo kurya ko natura uyu nazi nuko byabyo twahuriye mu nzira dusoza rata felicitation Ketchup turakwishimiye cyane urugendo watangiye Imana izabiguheremo umugisha kandi urugo rwawe ruzaba urugendwa turagukunda cyane nka Fine Media TV nanjye ku giti cyanjye banakore subscribe ariko bashishikarize bagende bakore subscribe kuri Fine Media TV turebe ko twabona amafaranga yo kugura utundi dukote murana ko twatangiye kudusiga yego murakoze cyane boss ndabona yatishimye ngo ino munsi uhuze urakoze asante wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye iyo ni Swatas ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3 amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali, ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 Swatas, in your services. Gasaro TV.